bw'abasiganirwa aho dutegekwa twitegeye ururembo tuzagutamo urwo rurembo rwera n'ibirimo byose yubatswe n'izahabu zirabahira urwo rurembo rwera n'ibirimo byose yubatswe n'izahabu zirabagirana reka mbaganirire ibiri muri rwo umenye ibyiza byarwo murwifuze namwe urwo rurembo rwera ibirimo byose yubatswe n'izahabu zirabagirana urwo rurembo rwera ibirimo byose yubatswe n'izahabu aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi. Amen. Amen. Tuzaririmbira mw'ijuru indirimbo z'abakijijwe urwo rurembo rwera n'ibirimo byose yubatswe n'izahabu zirabagirana udakijijwe wese ntabwo azatahamo kuko azahezwa hanze hamwe na satani urwo rurembo rwera n'ibirimo byose yubatswe n'izahabu zirabagirana urwo rurembo rwera n'ibirimo byose yubatswe n'izahabu zirabagirana mbe muri izo si zombi niyihuhisemo ese iyi si izashonga tugeze mu mwanya wa nyuma wo gutandukana n'umuvandimwe uwo twabanye ibihe birebire uwo wari waratanze nk'impano uwakoze imirimo y'akayirangiza ubu akaba aruhukanye n'abandi bera ariko abasigaye mu isi imitima irakomeretse imitima irihebye uburemere bw'imibabaro burenze ubushobozi bwacu ariko Pawulo yaravuze ngo tuza dushobozwa na Kristo uko vyoba biri kose muri ivyo bihe byose Kristo aba ari kumwe natwe kandi Bibiliya ikavuga ngo ni uje uduhereza imbaraga zo kunesha uburiza imitima y'abantu mu mwanya igihe ubugingo butandukana n'umubiri ubugingo bugasubira ku Mana bwavuyemo umubiri ugasubira mu butaka aho wavuye ariko tukagira ibyiringiro ku munsi umwe tuzabonana nabo ari bazima imyambaro bafite wabategurije Mwijuru shimu mukiza
twifuza kuzajyana nabo dufatanye kumurimba tuzarindira umukiza kuko yadukoza amaraso abakorana n'urukundo bazahora bamurimba abakorana n'urukundo bazahora bamurimba Mbabwira imirimo byose yubatswe n'izahabu reka dusenge data imana ibyagiye mu turagushima kuko waremye abantu utiza buri wese igihe cyiwe cyo kubaho mu isi ntawe uriho kubwe nta nawe upfa kubwe ziraba